Ndabasuje cyane mwebwe duhurira kuri uyu murongo kandi ndabifuriza amahoro n'imigisha. Uyu mwanya ndagarutse kugira ngo twongere tuganire, tugiye kuganira ku buzima by'umwihariko ku ndwara ya diyabete. Tugiye kuganira uburyo diyabete umuntu utayirwaye ni kuko ni indwara mbi cyane ashobora kuyirinda kandi bigashoboka. Hanyuma dufashe n'abamaze kuyirwara uburyo bashobora kugira imyitwarire myiza kandi bakabana nayo. Ariko mbere y'uko dutangira reka tubanze dusenge. Dushobora gushimira Mwami Imana yacu, tugushimiye ko ushobora byose, tugushimiye ko udukunda kandi ukatwita. Uyu mwanya tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwacu no kwirinda. Turagusaba ngo duhe kubahiriza amategeko agenga ubuzima, kandi buri muntu wese ukurikira iyi video azavanemo ibimugirira akamaro. Uduhaze ubuntu bwawe kandi tuganire neza turi kumwe na Mwuka Wera atuyobore. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuvuga ku ndwara ya diyabete, uburyo umuntu utarayirwara ashobora kwirinda ntayirware, n'uburyo uwayirwaye ashobora kugendera ku mategeko agenga ubuzima kandi agakomeza kubaho, bityo akabera umugisha umuryango we cyangwa se akabera umugisha abiwe, yaba umugore n'abana cyangwa n'abandi afitiye akamaro. Mbere y'uko rero tureba ibyo kuyirinda n'ibyo umuntu ashobora kwirinda kurya, reka tubanze turebe amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Ni umugabane gifatanya n'umugabane wa mbere n'uwa kabiri. Tugiye kureba kuri paji ya 48. Haravuga ngo iyo Yesu yakizaga abantu yarababuriraga ati, ntukongere gukora icyaha kugira ngo utazabona ishyano riruta irya mbere. Yohana igice cya 5 umurongo wa 14. Yigishije yuko abantu biterereje indwara kubwo kwica amategeko y'Imana, kandi ko icyatuma ubuzima bugubwa neza ari ukumvira gusa. Umuvuzi uzi ko amategeko agenga ibyaremwe yashyizweho n'Imana, kandi ko umuntu aramutse ayumviye ari bwo ubuzima bwe bwakira indwara kandi akarama. Umuntu wese ukurikiza amategeko Imana yashyizeho agenga ubuzima. Muri iki gihe cyacu abantu ntago barama bitewe n'imibereho, bitewe n'uburyo bihindagurika, bitewe n'ibyo turya mu buryo bwa buri munsi, bitewe n'imyifatire, abantu ntibarama. Ariko umuntu ngaramutse yumviye amategeko agenga ubuzima yabaho neza kandi akarama. Abantu benshi barwaragura babasha kuba bazima baramutse bakoze icyatuma boroherwa ikintu cyose cyangiza umubiri w'umuntu n'ubwenge bwe n'imbaraga ze n'iby'iyobokamana ni icyaha. Umuntu yagira amagara mazima aramutse yumviye amategeko y'Imana yashyiriweho guhesha abantu bose ibyiza. Umuntu yagira amagara mazima aramutse yumviye amategeko y'Imana agenga ibyaremwe. Rero burya hari amategeko agenga ibyaremwe. Mu mategeko agenga ibyaremwe n'abantu barimo, hari amategeko agenga imirire, hari amategeko agenga iminywere, hari amategeko agenga abantu ko bagomba kwitwara, haba mu gufungura, haba mu kunywa, haba mu buzima bwa buri munsi. Tuzagenda tubireba, tuzabona n'uburyo hari n'amategeko agenga yuko umuntu avuga yuko umuntu agomba gukora siporo kugira ngo umubiri wiwe ugire ubuzima bwiza. Reka turebe rero, ubwo tumaze gusoma aya magambo, reka turebe icyo ubushakashatsi buvuga ku ndwara ya diyabete. Ku ndwara ya diyabete reka turebe icyo ubushakashatsi bwayivuzeho, bityo tuze kureba ibyo umuntu ashobora kurya bikazamutera diyabete kubera kubifata igihe kinini. Turebe n'ibyo umuntu akwiriye kwirinda mu buzima bwa buri munsi, yaba uwarwaye cyangwa se utarayirwara, kugira ngo abashe kwirinda ye kuyirwara, kuko indwara ya diyabete ni ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cyacu. Ubushakashatsi buvuga ko kugeza ku makuru yo mu mwaka wa 2024 2026 Ubushinwa bufite umubare munini w'abantu bakuze barwaye diyabete. Turaza kureba ikibitera. Barenga miliyoni 140, mu gihe Pakistan ifite umubare munini w'abantu ugereranyije hejuru ni 30% barwaye diyabete y'abaturage bose bafatwa. Ubwiyongere bwihuse buterwa n'impamvu z'ubuzima, harimo guhinduranya imirire. Guhinduranya imirire bishobora gutera indwara ya diyabete. Kubura imyitozo ngororamubiri, kudakora imyitozo ngororamubiri bishobora gutera iki?
bishobora gutera diyabete. Kuba mu mijyi nanone bishobora gutera diyabete, bidatewe n'uko umuntu aba mu mujyi, ahubwo bitewe n'imirire yo mu mujyi. Imirire yo mu mujyi akenshi ishobora gutera diyabete. Niyo mpamvu abantu baba mu mijyi bashobora kugenzura imyitwarire yabo mu buryo bw'imirire. Ishami ry'ubumenyi ryiga uko ibinyabuzima bihindagurika niryo ryakoze ubu bushakashatsi. Reka turebe noneho ibyo umuntu akwiriye kwirinda kugira ngo, cyangwa se umuntu wabashije kurwara, ibyo akwiriye kwitaho cyane kuri iyi ndwara ya diyabete. Mbibutsa yuko turi mu nsanganyamatsiko nyine y'indwara ya diyabete, uburyo twakwirinda indwara ya diyabete n'uburyo dushobora kwitwara mu gihe irwaye, kuko umuntu ashobora kuyirwara mu buryo atazi biturutse ku mihindagurikire y'ubuzima bwe. Turaza kureba ikigenda kiyitera. Ibiribwa byongera ibyago byo kurwara diyabete. Ibiribwa byongera ibyago byo kurwara diyabete. Ibi biribwa bituma isukari yo mu maraso izamuka cyane, cyangwa bigatuma umubiri utakira neza umusemburo wa insuline. Isukari nyinshi nko mu binyobwa bisembuye, ibyo bita soda, cyangwa se mu mandazi, bombo, za keke, ibiribwa byakorewe mu nganda, processed food, nk'ibisuguti, za chipusi, za sosiso. Ibyo byose ni ibitunganyirizwa mu ruganda. Sosiso ni inyama batunganya bakazitunganyiriza mu ruganda, bakazibika zitunganyije. Carbohydrates zinoze, refined carbs ni izo nyama n'ubundi ziba zinogeje cyane, ziba zasewe. Hari icyo bita umuceri w'umweru. Umuceri w'umweru nawo ku bantu bawufata igihe kirekire ushobora gutera indwara ya diyabete. Umuceri udashobora gutera indwara ya diyabete ni umuceri witwa grain rice. Ni umuceri utarakoboweho kari akantu k'inyuma. Niba ufite fiber nyinshi ku buryo udashobora kwangiza ubuzima, cyangwa se umuceri w'umweru nawo ushobora gutera iki? Ushobora gutera diyabete. Umutsima w'umweru nawo ushobora gutera iki? Ushobora gutera diyabete. Nka kawunga y'umweru ku bantu bayifata buri gihe igihe kirekire bishobora kuzarangira bateye diyabete. Hano batugira inama yuko dukwiriye gufata ku bintu bijyanye n'ibyakorewe mu ruganda bikobowe, ku mafu akobowe, dukwiriye kubifata ku kigero gitoya, kuko kubifata igihe kirekire bishobora kuzarangira umuntu arwaye indwara ya diyabete. Makaroni zitari whole grain. Hari makaroni zikoze muri whole grain. Ni ukuvuga ngo makaroni n'ubundi zikorwa mu ifarini, mu ngano. Ni ukuvuga ngo rero mu ifarini y'umweru nyine, ingano zabanjije gukoborwa cyane. Hari n'amakaroni z'abantu b'abadiyabetike cyangwa se z'abantu bashaka kwirinda, zidakoboye cyane, zitari umweru, ku buryo umuntu usanga izo makaroni ziba zitandukanye n'izindi. Rero makaroni nazo zikorwa mu ifarini y'umweru nazo zishobora gutera iki? Zishobora gutera diyabete. Ariko ibi bintu bishobora gutera diyabete ku bantu babifata igihe kirekire kandi bagafata ingano yabyo nyinshi. Amavuta mabi. Hari icyo bita amavuta mabi bita trans fats. Ni amavuta ya chipusi. Amavuta ya chipusi bakunda kuyakoresha mu migati n'amandazi. Chipusi, aya mavuta nayo ashobora kongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete. Nk'ibiryo bikaranze cyane, cyangwa se ibiryo bitetse ifiriti, inyama zitetse ifiriti, amafi atetse ifiriti, abantu bahora babifata cyane abantu mu mijyi minini bahora bafata ibirayi bitetse ifiriti, amafi atetse ifiriti, inyama zitetse ifiriti, bakabifata buri munsi. Uko bagenda babifata buri munsi baba barimo bongera ibyago byo kurwara amadiyabete. Ikindi ni inyama zitunganyijwe cyane, processed meats. Inyama zitunganyijwe cyane mu ruganda twabonyemo izo bita sosisi, izo bita bacon. Kunywa inzoga nyinshi bishobora guhungabanya isukari mu maraso. Kunywa inzoga nyinshi bishobora guhungabanya isukari mu maraso. Reka turebe n'ibiribwa bifasha kwirinda diyabete. Ibiribwa bifasha kwirinda diyabete harimo ibiribwa bifasha kugenzura isukari mu maraso no kongera imbaraga z'umubiri. Imboga n'imbuto ziza ku murongo wa mbere. Vegetable fruits, ngo ni imboga n'imbuto nyine, nka ipinari, karoti, avoka, amapera, whole grain, ibinyampeke biri whole grain ni ibinyampeke nyine biseye deregite bidakobowe, ibyo bita whole grain.
bidatunganyijwe cyane, bataba batunganyije cyane, kuko nk'iyo umuntu agiye gukora akawunga ibigori babikobora inshuro 3. ubwo rero no kuvuga ngo feiba iba yavuyeho, intungamubiri ya feiba iba yavuyeho, kandi nituma umuntu atarwara indwara nyinshi zitandukanye, nk'amasaka, uburo, ingano, biba birimo feiba nyinshi, ibishyimbo, lettuce, amavuta meza, healthy fats, nk'amavuta ya olive oil, amavuta ya avoka, amavuta y'ubunyobwa. Ayo ni amavuta ashobora abantu bayakoresha ntabwo baba bafite ibyago byinshi byo kurwara diyabete. Ubwo ni amavuta ya olive oil, cyangwa se amavuta y'ibihwagari, amavuta ya avoka, cyangwa se amavuta y'ubunyobwa. Nubwo asa nkaho atagaragara cyane cyangwa se abahenze, ariko igihenze cyane ni ubuzima. Amafi n'inyama zitariho ibinure byinshi. Turimo turareba ibyo umuntu ashobora gufata ku buryo bitamwongerera ibyago byo kurwara diyabete, nka fish chicken itarimo uruhu, inyama z'inkoko zitariho uruhu. Ikindi no kunywa amazi menshi bifasha umubiri gukora neza. Reka turebe rero ibindi byafasha kwirinda. Ibindi byafasha kwirinda ibyo umuntu yafata mu gihe yaba yaramaze kuyirwara, twabibonye haruguru, ariko reka turebe n'ibindi umuntu ashobora gukoresha mu rwego rwo kwirinda indwara ya diyabete. Gukora imyitozo ngororamubiri bigabanya ibinure ku kigero kiri hejuru. Kwirinda kunywa itabi, kugabanya stress. Umuntu ashobora kurwara diyabete bitaturutse ku mirire, ahubwo byaraturutse kuri stress. Guhora uri stress igihe cyose, guhora uhangayitse igihe cyose, bishobora kugutera indwara ya diyabete, icyo bita agahinda gakabije. Icy'ingenzi twamenya kuri iyi ndwara ya diyabete, ntabwo bisaba guhita ureka kurya byose ukunda, nka biriya twavuze haruguru. Abantu barabikunda cyane, ariko ntibisaba yuko uhita ubireka byose, ahubwo ni ukugabanya ibyangiza, ukongera ibifasha umubiri. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi si ukubireka, ahubwo icy'ingenzi ni ukugabanya ibishobora gutera ibyago, ahubwo ukibanda ku byongerera umubiri ubuzima bwiza. Reka dusoreze ahangaha rero, kandi dusoze tubashimira wowe wabashije kunkurikira. Ndakwifuriza amahoro n'imigisha umwami Yesu Kristo atanga, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu cyavugaga ku bijyanye no kwirinda indwara ya diyabete, cyangwa se kwifasha, ibyadufasha mu gihe twamaze kuyirwara. Reka dusoze dusenga. Turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye ko ntacyo watwimye mu biganza byawe, tugushimiye ko waduhaye ibikwiriye. Uyu mwanya tumaze kuganira, turagusabye ngo uwo twari kumwe wese umuhe umugisha wawe, kandi umuhamagara amazima, kandi umuhe kugira imyitwarire myiza. Bigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.